ngomba gukora iby'Imana yantegetse. Urabona uyu ni umwenda nambaye gutyo uriho ibizinga. Yego. Tukista ya menevo Uwiteka ararambiwe kandi arababaye harareheraho mu ijuru. Rorezebo yabatumyeho kesha babwira kenshi dore mwanga kumva atari kwaraje dore azanye inkoni buri muntu wese mu ruhande rwaje kumukubita kandi aje gukubita tababariha. Rorezebo yambwiye ngo neta kuta ya menevo lala zabaya sire do tutaraze menevo Rerebonovo dokile restaya Rerezotaya menevo nutakuta ya zemenestaya akababwira ngo yemwe n'igiki gitumye murangara Rerebonevo jedokista yamando Rerebonevo ati dore mwarahumanye ati dore yemwe mwaritandukanyije ati dore ubugome nibwo bwuzuye mu mitima yanyu ati dore amashyari niyo yuzuye mu mitima yanyu ati dore inzangano niyo yuzuye mu mitima. Solange TV. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Turabasuhuje abakunzi ba Solange TV. Tubasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aho muherereye hose hirya no hino mudukurikirana ku manywa na nijoro kandi mudatuza kutwereka ko mudukunda. Aho muherereye Imana ibaduhera umugisha. Hanyuma uyu munsi kuri iyi tariki tugiye kubagezaho ikiganiro ndi kumwe n'uyu mubyeyi mubona imbere yacu. Ndi kubona mu yindi sura ntari nsanzwe menyereye agiye kutubwira nawe uburyo byagenze cyangwa se uburyo byahindutse, ariko nkuko mumubona ari imbere yacu agiye nawe kutwibwira amazina ubundi dukomezanye mu kiganiro. Abaduteza amatwi cyangwa se abadukurikiranye mube hafi mwumve iki Imana ivugana natwe binyuze muri we. Turakwakiriye kuri Solange TV, wakibwira abadukurikiranye bakakumenya. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Itangishaka Donata. Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abantu bose bari mu mpande z'igihugu yaba hanze turabashuje mu izina rya Yesu. Yesu aduhana umugisha. Amen. Hanyuma reka tukwakire dusenga dushima Imana ubundi utugezeho ubutumwa Imana yaguhaye gutambutsa. Mana yacu, Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana idukunda, turagushimye turaguhimbaje, tugushimye ko waturinze mu gihe cyose gitambutse. Waraturinze umwaka wose ushize, wabanye natwe nta gikuba cyacitse, kuko ikimenyetso cy'uko waturinze nuko duhagaze duhumeka umwuka w'abazima. Hari benshi twatangiranye umwaka ariko batawusoje, twebwe rero waduhaye kuwusoza. Ntago ari kubwo gukiranuka kwacu, ahubwo ni kubw'ubuntu bwawe, ni kubw'imbabazi zawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Isaha nk'iyi rero turi imbere yawe kandi turi imbere y'amaso yawe, tugiye kuvuga ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni imibereho, ijambo ryawe rirabohora. Niyo mpamvu tubanje gusenga ngo twebwe ubwacu tugiye kurivuga, banze ubohora imitima yacu, banze ubohora intekerezo zacu kugira ngo turinde guhuzagurika. Ikintu cyose cyatuma mwami ubutumwa tugiye gutambutsa bubonekamo inzitizi, zaba ziturutse kuri twe, zaba ziturutse ku myuka mibi, izo zose zikurweho kubw'ineza yawe. Duciye bugufi ngo banze utweze udutunganye aho tutaba dutunganye mu maso yawe, aho twaba turiho umugayo hose natwe banze utubabarire. Reka utwuhagire rero utuboneze kugira ngo Uwiteka ubutumwa tugiye gutanga buhinduke ubwejejwe mu maso yawe, ntubonekeho ikizinga na kimwe. Ngaho bana nugiye gutambutsa ubu butumwa Donata, umwuka wera aze kuri we ari mwinshi cyane kandi hishurirwa ari we rigari kuri we cyane. Amatwi ye uyazibure yumva ijwi ryawe kugira ngo Uwiteka abashe gutambutsa ubu butumwa nta kongera nta no kugabanya kubonetsemo. Cyo duheje n'imigambi ya Satani mu izina rya Yesu. Reka Imana, Umwana n'Umwuka wera babane natwe muri ubu butumwa, kuko byose tubisabye twizeye imbaraga zawe. Amen. Turakwakiriye, wakibwira abantu. Ndakubona mu isura idasanzwe, ubundi ntago ari uko usanzwe usa, kandi ntago mbonye iyo ari puderi wisize. Mbonye ufata ibitaka, ufata umwenda urawanduza. Kuki wanduje uwo mwenda? Uyu mwenda rero impamvu na wanduye gutya, Imana niyo yabimbwiye ngomba gukora iby'Imana yantegetse. Urabona uyu ni umwenda
nambaye gutya uriho ibizinga. yego Abantu bose wenda badukurikiye barimo barabibona. Urabona n'izi nkweto ko nambaye mamba, inkweto zitanasa. Uwo mwambaro. Ibi byerekana. Rero bene data muri kureba umwambaro nambaye, ndabikora ko Imana yabimpaye. Murimo muritegereza neza. Nambayemo ikanzu, nambaye hejuru ikanzu nziza, nambariye ku ikanzu isa nabi, n'igitambaro. Ndakora uko Imana yambwiye. Uku nguku niko abantu ngo ba muri iyi minsi Imana yambwiye ngo bameze. Abantu abaririmbyi, abavuga butumwa, abapasiteri, abahanuzi, yambwiye abantu b'ingeri zose. yego Irambwira ngo nkore gutya. yagereza mikoro. Urabona ko imbere umwambaro nambayemo mwari mwawubonye. yego Inyuma nambayeho umwambaro mwiza. yego Nukuvuga ngo abaririmbyi b'iyi minsi nuko nguko bajya kuvuga ubutumwa bameze. Abavuga butumwa nuko nguko bavuga ubutumwa bambariye ku bucocero. yego Abahanuzi nta numwe yambwiye ngo sige. Abahanuzi nabo nukuvuga ngo bahanura bavuga ubutumwa bambariye ku ncocero. yego Abapasiteri nabo bavuga ubutumwa nabo bambariye ku ncocero. yego Niko Imana yambwiye ngo mbabwire. Mwene data wisuzume aho wabuhagaze mu mwanya wawe Imana yaguhagaritsemo. Niba Imana iri kukugaragaza wambariye ku bintu by'incocero, ibintu bisa gutya, umwambaro usa gutya, usa nabi, murabona mu maso yanjye kuntu usa. Uravugana n'umuntu, mwavugana ukabona umuntu asa neza inyuma, ariko mu buryo bwo mu mwuka Imana ikubona usa nk'ukomeze. Ukuguko niko Uwiteka yambwiye ngo nkubwire. yego Irambwira ngo ningende mbwira abantu bayo. yego Ngo ngarambiwe, arambiwe. yego Arambiwe ubwo bucocero bwanyu mwambaye. yesu Arambiwe ivuga butumwa ryanyu. yesu Neterezebo. Arambiwe ayo masengesho yanyu. Arambiwe netakusta mandodota tutarasarebo lalazabaya tukitaya anemenevo. Uwiteka arambiwe. Arambiwe izo cecero muri gusengeraho. Arambiwe ubwo buririmbyi muri kuririmbaho. Tutarabana. Arambiwe iryo buvuga butumwa muri kuvugiraho mwambaye incocero. Ararambiwe ni Uwiteka Nyiringabo Imana yambwiye ngo nambare gutya nze mbereke ukuntu mumeze muri iyi minsi. Murajya mu nsengero mukahimbaza mukishyira hejuru, ubwibone bwarabarenze. Dore mwambaye gutya mu mwuka ni Uwiteka Imana babona. Adore yarabarakariye notarazabaya tutarasiremando. Uwiteka arababaye. Wibwira kusenga, wibwira kuri umuhanuzi, wibwira kuri umuvuga butumwa, ariko dore wambaye incocero. Nuko Uwiteka Imana yambwiye ngo mbabwire yemwe bwoko bw'Imana ngo nimwite ku iherezo ryanyu, kuko arambiwe ibyaha byanyu, arambiwe agasuzuguro kanyu, arambiwe ubwibone bwanyu, arambiwe kwishyira hejuru kwanyu.
Joperesta yamando. Uwiteka yambwiye ngo araje kandi ntatinze, dore azanye inkoni, buri muntu wese agiye kumukubita mu ruhande rwe atababarira. Niko Uwiteka Imana Nyiringabo yambwiye. Dore ngo mwayambika amasura meza inyuma, atariko dore mwambaye imyambaro mibi, mwambaye imyambaro y'incocero, mwambaye ubugome, mwambaye ubwicanyi bwo mu mutima, mwambaye amashari, mwambaye inzangano. Perezebo taya siremando raya do taya sire tukista ya menevo. Uwiteka ararambiwe kandi arababaye, heraho mu ijuru. Rorezebo yabatumyeho kenshi, ababwira kenshi, dore mwanga kumva, atari ko araje, dore azanye inkoni, buri muntu wese mu ruhande rwaje kumukubita, kandi aje gukubita atababarira. Rorezebo yambwiye ngo neta kuta ya menevo lala zaba ya sire do tutaraze menevo rerebonevo dokile restaya rerezota menevo nuta kuta ya zemenestaya. Akababwira ngo yemwe n'igiki gitumye murangara. Rerebonevo jedokista yamando rerebonevo. Ati dore mwarahumanye, ati dore yemwe mwaritandukanyije, ati dore ubugome nibwo bwuzuye mu mitima yanyu, ati dore amashari niyo yuzuye mu mitima yanyu, ati dore inzangano niyo yuzuye mu mitima yanyu. Ati yemwe, ati nababwiye mwanga kumva, atari ku gihe kiraje kirasohoye. Roto costa ya bonevo. Ati nje kwiyereka buri mumwe wese, ati dore nzanye inkoni, ati kandi dore ikimenyetso, ati cy'inkoni ngiye kuzana, ati buri muntu ngiye kumuteza ubukene. Baraka zawe Bonevo. Ati dore ngiye kumuteza ubukene, ati dore mwanteye umugongo, ati dore igihe kirageze nanjye kubatera umugongo, ati dore mwaritandukanyije, ati dore yemwe, atabaririmbye ndababwira ngo ati nje kubahana. Bonevo. Ati dore nje kubahana, ati dore ubwibone bwarabarenze, ati dore agasuzuguro karabarenze, ati dore mwaneganitse amazosi, atari ko ndaje yemwe, ati dore mundi batira umurimo, ati yemwe bahanuzi mwe, ati dore yemwe, ati namwe ndaje, ati dore bamwe muvuga ibyo ntababwiye, ati nje kubahana yemwe. Rota ya bonevo tutarasiremando. Ati nimwisubireho, ati kuko nje gutanga agahe, ati ko buri muntu wese yisuzume, ati yisubireho, ati ndi umutunzi w'imbabazi, ati ntinda kurakara nkitura kubabarira. Ati yemwe, ati bwoko bwanjye, ati ndaje yemwe, ati ndaje, ati nje kugura buri muntu wese ibyo yakoze, ati bihwanye n'ibyo yakoze, ati yaba mwari muzi ubwenge, ati mwakwita ku iherezo ryanyu, ati kuko iherezo rya byose ati riri bugufi. Baragaza wema boneta kusta yamando tutara bonevo dotaya siremando rere bonevo dokire dataya. Ati ndaje yemwe, ati kandi ndaje bidatinze, ati nimwisuzumwe, ati nimwisuzumwe yemwe, ati dore amasengesho yanyu musenga, ati dore arantukira, ati dore arantukira, ati kuko yemwe atabeshi musenga n'ibyaha. Retokire mando dataya jopereze bonevo tutara bonevo. Ati mugabanye ubwibone bwanyu, ati nimubukureho, ati mukureho ubwibone bwanyu mu nzu yanjye, ati nimubukureho ubwibone, ati yemwe, ati do hari insengero nje guhirika. Yesu Bonevo tukista ya mune reta ya bonestaya. Ati nje kuzinyaganyeza, ati hari insengero nyinshi zizagwa ku bantu, ati kubera kutanyumvira, ati kubera ubusambanyi bwanyu, ati kubera ubwibone bwanyu, ati kubera ubugome bwanyu bwo mu mitima, ati kubera yuko, ati dore ndababaye, ati ndababaye yemwe, ati mpaza ibyaha byanyu, ati mpaza agasuzuguro kanyu, ati yaba mwari muzi ubwenge, ati mwakwita ku iherezo ryanyu, ati kuko iherezo rya byose riraje. Amen. Mana turagushimye kubw'imvugo yawe nziza, kandi turagushimye kubw'umugaragu wawe wemeye kukubera mikoro nawe ukarangurura ukabwira ubwoko bwawe.
dusabye imbaraga rero kugira ngo buri muntu wese wakiriye iyi message abashe guhinduka kubw'imbaraga zawe, ntahinduke ku bwacu, ahubwo ahinduke kubw'ijambo ryawe, kubera ko hari byinshi utangaje binyuze muri uyu mukozi wawe. Niyo mpamvu tukwinginze guherekeza iyi message, kandi abagiye kuyumva bahindurwe kubw'urukundo rwawe. Ngaho bana natwe rero ukomeze kudushyigikira, kuko byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, kandi Imana yo mu ijuru iguhe imbaraga. Iyi message utambukije irakomeye kuko njye nyumvishemo izindi mbaraga, nyumvishemo ibindi bihe bidasanzwe. Kuko niba Imana ivuga ngo twambaye umwenda mubi imbere tukarenzaho imyenda myiza, turiyobera, harimo kwiyoberanya kugwiriye. Rero umuntu udukurikiye, uduteze amatwi, umurimo uwo ari wo wose ukora, ukwiriye kwambara umwambaro umwe, ukwiriye kugira ikanzu imwe, kandi nayo itarimo ibizinga. Rero twese turumvishe, kandi icyo Imana ivuganye natwe, haleluya, amen. Yesu we urashoboye. Icyo Imana ivuganye natwe turacyumvishe. Mana ndakumva cyane. Icyo Imana ivuganye natwe turacyumvishe, kandi buri wese aho ari yarateze amatwi adukurikiranye, nzi ko yumvishe ibyo Imana ivuze inyuze mu kanwa k'umukozi wayo. Rero ndagushimiye. Ntago kuri message njya mbaza ibibazo, kuko Imana iyo yahaye umuntu gukora igikorwa runaka, twebwe abantu ntago tuba dufite ayandi magambo yo kurenzaho. Gusa nanjye ndize, kandi nanjye hari icyo nakiriye mu buryo bwo mu mwuka. Biragoye kuba Imana ibona abantu ko twambaye mambata zidasa. Muri make ubutumwa bwacu ntacyo bumariye Imana. Imana yo mu ijuru iguha umugisha rero kubwo kumvira Imana, ukabasha gutambutsa ubutumwa bw'icyo Imana yakubwiye cyangwa se yaguhaye kugeza ku bantu. Hanyuma nyuma y'ibyo Imana iguhaye, wasoza utubwira niki wasaba abantu ukurikije ibyo Imana yaguhaye, uko waribonaga iryo yerekwa. Niki wasaba abantu, niki wababwira, niki wabahuguraho, niki wabatangariza, muri make tugasoza. Ikintu nasaba abantu nuko bakwambara umwenda wo mu mwuka muzima, ikanzu nziza isa neza. Nukuvuga ngo Imana ibona abantu umwambaro w'imbere uriho ibizinga, kandi ibizinga bisobanura ibyaha birenze indengakamere. Yego. Nukuvuga nabwira abantu, buri muntu wese akisuzuma, akareba mu rugendo yatangiye uko yagendanaga n'Imana, niba akigendana nayo, akongeraga agahindura uburyo yitwaraga mu imbere y'Imana. Iyi message utambukije, wenda hari igihe Imana ibwira abantu ariko igatangaza message zisa, kubera ko abatari ikinyoma. Jewe narindi kubona abantu mu itorero ariko ni rya ADEPR. Urabona ko muri ADEPR nago bemerewe kudefiriza, nta nubwo bemerewe gusuka. Ariko narindi kubona abaririmbyi baho ngo basutse amarasita ngagwa inyuma mu mugongo. Mbaza umuririmbyi umwe mbona ngo ndamubaza ngo none se ngo kuva ryari muririmba musutse, ngo ariko ngo nibyo bigezweho. Niko ahisa nsubiza. Muri make rero Imana hari ibyihaze mugani wawe, kandi uko kwiyoberanya kose, uko kwambara imyambaro itari yacu, Imana yo mu ijuru itugirira imbabazi, kandi umwuka wayo akomeze kutuzaho, adutindeho cyane. Hanyuma reka ngusabe usengera abantu, ubasabira imbaraga, ubasabira Imana n'imbabazi, kuko buriya iyo umuntu yakiriye message aba anafite ububasha bwo kwinginga Imana hakagira ibintu ihindura. Rero sengera abantu, tuguhaye umwanya. Ukuri ndi nukuvuga ngo abantu bafata umwambaro mwiza bakarenza ku myambaro mibi yo mu mwuka. Mu mwuka Imana ibiri kubabona gutyo, kandi inyuma bagaragara ko bambaye neza, ariko imbere Imana irabagaya bambariye ku bindi bintu bizira bibi. Reka nsengere abana b'Imana.
Imana igira ikintu ikora mu mitima yawo. yego Uwiteka Mana yaremye ijuru n'isi, Imana ishobora byose, Imana itinda kurakira kubabarira, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, murengeze ubugingo bwacu, mweretse ubwoko bwawe aho bari batandukanye, ndakwinginze imitima yabo uyisange, kandi buri muntu wese umwegere cyane, umufate ukuboko mu izina rya Yesu Kristo, ukureho imigambi y'abadayimoni ku buzima bwabo no ku bugingo bwabo. Ndafata mpiri ibyishyira hejuru ku buzima bwabo no kubarwanya, izi mbaraga z'umwijima zirwanya ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abana bawe ndabasengeye, ndabashinganishije mu izina rya Yesu Kristo, bayobore mu nzira zawe, bambika imbaraga, abacitse intege bambika imbaraga, abasubiye inyuma bafata ukuboko mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka murengeze ubugingo bwacu, nyemero ugira icyo ukora muri aka kanya, muri amasaha, mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese uzumva ubutumwa uzamuhe kumva no kumvira mu izina rya Yesu Kristo, uzamuyobore mu nzira zawe, uzamwereka inzira nziza nshya yo kunyuramo mu izina rya Yesu Kristo. Murinde kunyura mu nzira mbi mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ndakwinginze muri aka kanya, muri amasaha, gira icyo ukora ku mitima ya benshi, ugushakana umwete wese umwiyereke mu izina rya Yesu Kristo. Kandi data wa twese n'abafite inzara n'inyota yo kugushaka, ndakwinginze ubiyereke mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho gira icyo ukora ku mitima ya benshi, buri muntu wese akubone, buri muntu wese umwiyereke. Ngaho data wa twese mwiza, nyemera ubashoboze kandi ubambike imbaraga zawe, ubahe gukomera muri iyi minsi ya none. Uwiteka Nyiringabo Imana, muri uru rugendo ubahe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, ritsinda ibyaha n'ibisa nabyo mu izina rya Yesu Kristo. Ukureho inzitizi zose zayobya umugenzi mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho buri muntu wese umuha intwaro yo kurwana ndetse aneshe mu nzira yatangiye y'agakiza. Ngaho data wa twese mwiza, tubisabye tubyizeye ko byumvise mu izina ryawe Yesu Kristo wanesheje ku musaraba i Golgotha. Amen. amen.